Ni mu karere ka Burera hakomeje kuvuga ibibazo bikomeye aho muri aka karere ka Burera umunyeshuri yaguye mu kigo cy'ishuri azira telefone. Nyamara telefone nubwo zitemewe mu bigo by'amashuri, iki cyabaje kuba ikibazo gikomeye kubera ko n'abayobozi b'iki kigo umwana yaguyemo batabashe kuba basobanura by'iki kibazo kijyanye na telefone yaba yatumye uyu mwana ahasiga ubuzima. Uyu mwana rero akaba yaguye mu kigo cy'ishuri rya sogonderi kiri hariya mu murenge wa Kagogo hariya muri sogonderi ya Kagogo. Rero iyi sogonderi ya Kagogo hari hamaze iminsi havugwa ikindi kibazo cy'umukozi cyangwa se cy'umugabo wogosha waba yarafashe umunyeshuri wiga muri kiriya kigo ku ngufu. Nyuma yaho rero iperereza rikomeje kuba ryakomeza, ababyeyi b'uyu mwana barimo barihanganishwa kandi mu by'ukuri barasabwa kugira ngo bakomeze gukomera, bakomere mu mwami kubera ko umwami Yesu niwe ubuzi byose, Imana Rurema Nyagasani yaduhanze niyo iba izi byose. Mu gihe ubwo bari bwinshi mu banyeshuri biganaga n'uyu mwana kandi mu by'ukuri n'ubwoba bwinshi mu barimu mu bayobozi b'iki kigo ari dosi ari deregiteri ndetse na duwaye, ni ukuvuga ngo aba bose ni ibibazo bagomba kuba bakubazwa kugira ngo babashe kuba basobanura ibijyanye n'uru rupfu rw'uyu mwana. Mu gihe mu mategeko y'ishuri rya sogonderi cyangwa se ishuri iryo ari ryo ryose, leta y'u Rwanda ibuza abana kujyana amatelefone ku mashuri, hakibazwa rero kubera iki kigo cy'ishuri kitabasha gusaka abanyeshuri kugira ngo barebe niba haba hinjizwa ibintu bitemewe, kubera ko iyi telefone yaba yatumye uyu mwana ahasiga ubuzima, yaba ariyo ntandaro. Bityo rero bakibaza uburyo yaba yarinjiye muri iki kigo, nubwo amakuru agenda avuga ko iyi telefone uyu mwana yarayitunze kugira ngo bajye bamwoherezaho udufaranga. Ayo ni amakuru yagiye aturuka mu baturage, yagiye aturuka mu bantu bari bari aho ngaho, mu gihe ubuyobozi nta twigeze tubona icyo bwatangaje. Yewe ari na duwaye uhagarariye abanyeshuri mushobora kubaza muti mbese iki kigo cya sogonderi cya Kagogo cyaba kisitiye cyangwa se cyaba gifite porotaye? Uko mubizi hariya mu murenge wa Kagogo muzahasure, ni ikigo ubundi cyari gisanzwe cyigisha neza, ni ikigo cyari gisanzwe gitsindisha, dore ko ari gavumenti eyidedi sikuru, ni ukuvuga ngo ni ikigo cy'itorero gifashwa na leta, ni ukuvuga ngo ari leta ifite uruhare ndetse n'itorero rifite uruhare. Rero iki kigo cyari gisanzwe gitsindisha kubera ko kiri ahantu heza. Rero sinzi uko umwanzi satani yabashe kuba yakwinjira muri iki kigo akaba yasiga ubuzima. Gusa turasaba ubutabera kugira ngo nyaboneka buze gukora akazi kabwo, uwagize uruhare wese muri uru rupfu rw'uyu mwana abashe kuba yakatirwa urumukwiye. Mu gihe rero dukomeje andi makuru yacu hirya mu murenge wa Kidaho, muri iyi mirenge hakunzwe kuvuga ibiyobyabwenge, ariko ibiyobyabwenge mu minsi yashize byari byaracitse kubera ko abakristo bagiye bakora ibishoboka byose bakajya gusenga, bagasengera abacuruza ibiyobyabwenge, bagasengera abarembetsi. Tunabibutsa ko by'ukuri ibiyobyabwenge atari byiza. Rero niba wifuza kuba wareka ibiyobyabwenge, uzaza tugusengere, uzatugusabire, Uwiteka aguhe imbaraga, kuko ibiyobyabwenge nta mumaro, ibiyobyabwenge ntacyo bimaze. Niyo mpamvu tuba dushishikariza urubyiruko, abasore n'abakobwa kugira ngo mu byo bakora byose bajye birinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma batakaza ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Kandi tunasaba abakobwa barimo babyarira iwabo, nyaboneka mwirinde utwo twabo tw'udusoresore, mwirinde abo bagabo b'ibiburaburyo, mwirinde uwo ari wese wabashuka abashikishije ifaranga. Kandi muri iyi santire ya Kagogo hano hepfo mu Kidaho neza neza, na hano muri santire ya Kagogo neza neza, hakunzwe kuvuga ko ubusanzwe hano hari ikinombe, hano mu Gitare muri santire ya Gitare hari ikinombe cy'amabuye. Rero abakobwa baho bakunze kuba batwara inda zitateganyijwe. Ukibaza utese izi nda zaba ziterwa na bande, izi nda zaba zizanwa na bande? Abahanga bavuga ko by'ukuri iri cukurwa ry'iri buye ry'agaciro ari ryo rikurura intandaro y'ubusambanyi ndetse no kuba bakwishora mu biyobyabwenge. Mu gihe abaturage baturiye aka kace cyangwa se batuye muri iyi santire ya Gitare bavuga ko by'ukuri kuba amabuye y'agaciro acukurwa muri iyi santire atari byo byatuma ibintu bikomeza kuvuga uko nguko, dore ko rimwe na rimwe baba basebya agace baturukamo. Reka tugaruke rero mu kigo cy'ishuri, tugira inama abanyeshuri, nyaboneka niba ugiye ku ishuri, niba ufashe urugendo ukaba ugiye gufata amasomo,
nyaboneka siga ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, laptop, cyerekana nimba zemewe, ariko nimba bitemewe nyaboneka ubashe kuba wabisiga, dore ko ushobora kuba wabijyana bakaba babikwiba, cyangwa se bikaba byateza impanuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero turagira abanyeshuri kugira ngo birinde icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano wabo, icyo ari cyo cyose cyahungabanya amasomo yabo. Kandi turakomeza tunasaba rero abarimu bigisha aba bana kugira ngo bajye babatoza imico myiza, tunasaba buri umwe wese kugira ngo ajya afata igihe cyo kuba yasengera umwana we, afata igihe cyo kuba yasengera umukobwa, yasengera umuhungu we, kubera ko aba bana iyo tubohereje ku mashuri baba bagiye guhura n'abandi bana bafite imico itandukanye, baba bagiye guhura n'abarimu, abarimu baturutse impande n'impande, abarimu banywa inzoga, abarimu batanywa, haba harimo abarokore, haba harimo abasinzi. Rero kugira ngo tubone umwarimu muzima wigisha umwana wacu uburere, nuko tuba tugomba kubasengera. Kandi nyamuneka waba ugiye guhitamo ikigo ujyanamo umwana wawe, ugahitamo ikigo cyiza gitsindisha, ugahitamo ikigo kizwi, ikigo gifite ibikorwa remezo bihagije, ikigo gifite amazi. Hari ibigo ugeraho ugasanga abana bajya kuvoma nko mu kiyaga, ugasanga abana bajya kuvoma nko mu mugezi utemba, ugasanga ibi ngibi bishobora kuba byateza impanuka. Ugasanga ikigo kiri hakurya y'umuhanda, abana bagenda bambukiranya umuhanda bagiye kuvoma, ukibaza rero mwagiye mwumva abana bagiye barohama mu biyaga, bagiye barohama mu migezi bakahasiga ubuzima, kubera ko baba basohotse ikigo, baba bagiye kuvoma, abandi bagiye kwiyuhagira. Rimwe na rimwe hari n'abajya mu butembere, umwana akaba yacika mwarimu, umwana akaba yakwepa. Ibi rero bikaba ari byo biba bikurura impfu zitandukanye hirya no hino. Yose rero kuba uri umubyeyi warohereje umwana wawe ku ishuri, warohereje umukobwa wawe ku ishuri, wagerayo kandi wamaze kuriha minerivare, umwana agiye gusoza, ugasanga baraguhamagaye ngo umwana yapfuye. Gusa reka twihanganishe umubyeyi w'uyu mwana waguye mu kigo cya segonderi cya Kagogo, akomeze kwihangana, kandi n'u Rwanda muri rusange ruhombye umuyobozi, kuko uriya mwana arasa umuyobozi, ruhombye umuntu w'ingirakamaro, kandi na diregiteri ubwe nawe arahombye, kubera ko amafaranga uriya mwana yishyuraga mu by'ukuri yatezaga ikigo imbere, agateza igihugu imbere. Rero usibye n'ibyo ngibyo na mwarimu wamwigishaga, ni ukuvuga ngo nta muntu bitahungabanishije, nta muntu bitagizeho ingaruka. Rero tubasabe kugira ngo ibintu byose bijye bigenda ku murongo, musenga, mwubaha Imana, mwizera Imana, kugira ngo ibyo dukora byose Uwiteka Nyagasani ajye abibaragiza. Kandi tubashishikariza gusenga. Ese mu bigo bya segonderi muracyasenga? Mu bigo bya segonderi muracyafata umwanya mukaja muri kirite? Hari ibigo bimwe na rimwe bijya bisuzugura isengesho, hari ibigo bijya bivuga biti ntabwo twasenga, ntabwo twagira dute. Ariko mbabwiza ukuri, kubaho udasenga, kubaho utiyambaza Imana, kubaho udafite uko ubanye n'Imana, kubaho udafite uko wiragiza Imana, ibi nabyo bishobora kuba byazana imyuka mibi mu banyeshuri uyoboye cyangwa se mu kigo uyoboye. Rero ibi ngibi bikaba byatuma imyigire y'abanyeshuri idashobora kuba yagenda neza, dore ko abanyeshuri mwakira baba baturutse mu miryango itandukanye, kandi imiryango ifite imyemerere itandukanye. Nyaboneka nimba uri nka diregiteri ukaba uyoboye ikigo gifite abana nka 300, muri abana 300 haba harimo abakatolike, haba harimo abangirikani, haba harimo abadeperi, haba harimo abadive ndetse n'abahamya. Icyo gihe uba usabwa kugira ngo umenye mu by'ukuri niba abo bantu barimo, kandi mu by'ukuri nimba babamo, nyaboneka ubahe umwanya wo kuba basenga, ubaho umwanya wo kwiyambaza Uwiteka Imana. Numara kubaho umwanya wo kwiyambaza Uwiteka Imana, icyo gihe bazagira amanota meza, bazagira amasomo meza, no kuvuga ngo bazagira ikinyabupfura, kubera ko uzaba wabatoje gutinya Imana, kandi bakubaha ababyeyi, bakubaha abarezi, bakubaha n'abanyeshuri bagenzi babo. Inshuti rero bavandimwe, dukomeze tubasabe, niba mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo video zacu zijye zibageraho uko bwije nuko bukeye. Kandi video nuramuka kugezeho ukabona ni nziza cyane, ukabona urayishimiye, uze kuba wayisangiza abandi, uze kuba wayisangiza inshuti zawe, kugira ngo nabo bashe kuba biyumvira kuri ibi
byiza, kandi dusabe nyaboneka abanyeshuri barimo bagira amanota makeya bakomeze bige kandi bashizeho umwete, bakomeze bashiremo imbaraga kugira ngo bazazane amanota meza. Uyu munsi nibwo batangiye ibizamini, rero reka dukomeze tubasabe kugira ngo bakomeze gusenga kandi bakomeze kwizera, bakomeze guca bugufi kugira ngo Uwiteka Imana akomeze abane namwe, akomeze abane n'abarezi kugira ngo nyaboneka ari abakosozi, ari abategura ibizamini, nako sinavuga ngo ari abategura ibizamini kubera ko mu by'ukuri bagiye kuba batsinda, bagiye kuba ni ibintu rero umuntu atagarukaho cyane, ni ibintu atakwibazaho cyane kubera ko mwarize mumaze kwiga muritegura. Rero uyu munsi wageze, ngaho rero nimukore ikizamini kandi muze kuba mwagitsinda. Inshuti turabakunda kandi turabishimiye.